Nagahinda rwose, imigongo yacitse, ubu nta kintu tubasha gufata kuko rwose ni inkuru itunguranye kandi rwose iteye ubwoba. Kubona umwana na se bagendera rimwe ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu bacitse umugongo gusa, kubona umwana na se bapfira rimwe twarumiwe, twebwe twavuze tutsize bakwiswa n'inkuba. Ndiki turumirwa, bari bazima rwose nta kintu barwaye namba. Ampamagara yari mu rutoki arambwira ati Karangwa n'umwana we barapfuye. Nahise nce ku mugongo, kwahera birananira, mbese nyine biranga, umugabo ariruka, nanjye ubwo ngubwo muzinyo. Aha turi ni mu rugo ku muturage witwaga Karangwa Darius, wari mu kigero cy'imyaka 61, ariko kuri ubu waje kwitaba Imana ari kumwe n'umwana we witwaga Davis, n'umwana w'umuhungu wari mu kigero cy'imyaka 8. Aba bombi bari basanzwe batuye mu karere ka Rwamagana, aha ni mu murenge wa Mwurire, akaba ari mu kagari ka Mwurire, turi mu mudugudu wa Rebero. Urupfu rw'uko uyu mwana na papa we baje kwitaba Imana ni inkuru yaje kumenyekana ubwo abaturage bari bazi ko uyu mwana na papa we bari bagiye ku isambu, ariko uyu mwana ubwo yaragiye kuvoma amazi mu idamu yegeranye n'iyi sambu yabo, nibwo uyu mwana yaje kurohama mu mazi, ndetse papa we umubyara nawe ngo yinjiramo agiye kumutabara, ariko ngo biza kurangira bose bahatakarije ubuzima. Ibyabaye naha rero byabaye ejo saa 8, umwana nyine yaragiye kuzana amazi hano hirya kuri damushiti, ajyana na mugenzi we, noneho umwagwamo, mugenzi we aragaruka, nibwo yahamagaye umumama ruri hano amubwira ko nyine mugenzi we aguye mu mazi. Noneho uwo mumama ababwiye se w'uwo mwana yarari kwahira hano ubwatsi, ariruka ajya kureba nyine asanga umwana yaguyemo. Niko rero kwiyambura nyine imyenda aragenda ajyamo, amukuramo, ariko nyine urumva ko nyine yacitse imbaraga, nyine urumva ko we yahamyemo, ariko nyine uwari waguyemo yari yamushyize hejuru nyine. Abadamu nyine bari bahari, nibwo bagiye guhuruza hepfo, barazamuka nyine basanga umusaza yacubiye nyine ntagaragara hejuru. Irababaje cyane, natwe byaduteye ubwoba. Byaduteye ubwoba kuko nta kundi kuntu nakumva nabivuga, byaduteye ubwoba cyane kuko bari abantu bacu nyine. Ni incamugongo cyane. Iri damu se basanzwe bahavomera? Bahavomeraga, niho bakuraga amazi yo kuhiriza inka, ariko ayo kunywa asanzwe nyine hepfo hariyo robine nyine twajyaga kuyazana. Ukuntu byagenze, ejo nari ndi gutera amasaka hirya, noneho mama w'aba bana nawe yarari gukora hano hepfo. Noneho ako kana kari kumwe n'undi mwana wanjye, bo baraza ngo bagiye gukaraba ngo bazamuke bajye ku muhanda. Ubwo nge nari ndi hari hirya ntabwo nari mbizi. Noneho umwana kubera nari nshoje gutera amasaka, naraje nicara ahangaha ndi guhata ibirayi, na mama wari gukarabira ahangaha. Noneho umwana ngiye kumva numva ari gutabaza, ari guhamagara muzengo umwana ngaguye muri damu. Ngewe ndabyumva bo batabyumvishe, mba ndirukanse mbwira Dative ni nyamara uri gukaraba, umwana aheze muri damu. Umwana turagenda, mu kugenda nsanga umwana yacubiye, ari akaboko gusa kari kugaragara, ariko nta bushobozi namukorera. Ngewe mbuze uko mbigenza, nirukanka njya gutabaza abangaba. Dative nawe atabaza umugabo we, umugabo waraza ahita akuramo imyenda ajyamo, yagiyemo, nge nagiye gushaka aba bavandimwe. Umugabo yaraje aturutse hehe? Yaraturutse, yarari kwahira hano akabingo, yarari kwahira, twagakuyeho mu gitondo ndi kugahereza iyi nka. Ubwo yarari hariya, umugore araha, nanjye nicaye ahangaha ndi guhata ibirayi. Uvuye gutabaza aba bantu wasanze bimeze bite? Mvuye kubatabaza nasanze hari abagabo babiri bari bahari, harimo umugabo bita Gakomba ari ufite igiti nyine ari kumushakisha, n'umushumba we, abandi babiri ntabwo mbibuka. Ukiva gutabaza aba bantu wahageze hari usanga n'umusaza byarangiye? Iyi nasanze yacubiye,
atari kuzamuka, umwana nawe kugira ngo aboneke ni igiti bakomeje gukozamo ngo aboneke. Tugiye kubona tubona umwana ari kureremba hejuru, nkiva gutabaza abantu ntabwo umuzeyi yigeze yongera kuzamuka. Umwana nari nyina wabo, nyina nyine ni mukuru wanjye. Ubwo rero ejo ngo umwana yagiye kuvoma, birangira aguye muri damu. Bari babiri, umwe agwamo undi arahuruza. Ahuruje rero ise agenda yiruka, nyina abanza kugenda yiruka. Ise aza nyuma asanze umwana yaguyemo, ahita akuramo imyenda ahita yinagamo. Ubwo nyine nawe birangira kuvamo bimunaniye, bose bavamo bapfuye. Yatubabaje rwose. Ngewe iyi nkuru yansanze mu rugo iwanjye, nari ngiye kwahira ubwatsi bw'amatungo. Umugabo arampamagara, yari mu rutoki, arambwira ati Karangwa n'umwana we barapfuye. Nahise ncika umugongo, kwahira birananira, mbese nyine biranga. Umugabo ariruka, nanjye ubwo ngubwo muzi inyuma. Nahageze nsanga ari bwo yahageze. Bose bahise bapfa. Umwana bamujyanye kwa muganga, ariko n'ubundi yasaga naho yarangiye. Agezeyo bihita birangira burundu. Ubu ngubu bari muri muruge y'Ikayonza. Ukuntu byagenze rero, twari igihara ku rusengero rwa Pentecote, tugiye twumva nyir'urugo ngo aguye mu kidamu apfiriye, akiri inyuma y'urugo rwe, ngo yakamye nka saa 8 ari muzima atarwaye. Birangije abwira umwana atajya kunzanira amazi yaranoze cyanse, aragenda. Bari abana babiri, umwe aragaruka aramubwira ati umwana yaguyemo. Umugabo aragenda, nyir'umwana ariyambura imyenda ajyamo kugira ngo mukuremo. Agiye kumukuramo biramunanira, nawe aheramo. Ubwo rero haje abandi bantu baragenda baroga bamuvanamo. Nyine nuko byagenze, polisi iramutwara. Abaturage bo muri uyu mudugudu bose bashenguwe n'uru rupfu rutunguranye, aho umwana na papa we batakarije ubuzima muri iri damu, ariko bikabera rimwe. Ni inkuru abaturage bose bavuga ko yabaciye umugongo bakiyumva. Twabonye yaragiye gutabara umwana wahita agwamo. Gusa twaramushimye kuba yarabaye intwari, arunda yaratinye, ariko yahisemo kujya gutabara umwana we nawe aheramo. Yapfuye gutwarira nuko twabibonye, niko twabyakiriye gutyo. Birakabije, natwe twarumiwe. Abantu bacitse umugongo, gusa kubona umwana na se bapfira rimwe twarumiwe. Twebwe twavuze tutsize bakwiswa n'inkuba, ndiki turumirwa. Bari bazima rwose, nta kintu barwaye namba, bazize icyo kidamu muri makeya. Kandi bari batuwe bakivomamo, ni nk'umunsi wari wageze. Bari batuwe bahavoma, mbuhira inka zabo. Umwaka waje gusa bahita umwana gw'amagiye kuzana amazi yaratuwe ngo havoma. Isa agiye kumuvanamo n'abaheramo rero, yapfiramo bigenda gutyo rero. Nagahinda rwose, imigongo yacitse. Ubu nta kintu tubasha gufata, kuko rwose ni inkuru itunguranye kandi rwose iteye ubwoba. Kubona umwana na se bagendera rimwe ni ikibazo gikomeye cyane. Babaje cyane kubona dupfusha abantu babiri icyarimwe, urupfu rutunguranye rwose, byatubabaje cyane bikomeye. No gukora ku munwa byanze, byatubabaje kubona dupfusha abantu bo mu rugo rumwe. Byatubabaje, byaduciye umugongo cyane. Mu mugoroba nagiye kumva numva barampamagaye, barambwira uyu mumama wa hano ni murumuna wanjye. Nagiye kumva numva barampamagaye ngo umwana aguye mu mazi, ngo papa wamusanga amagiye kumukuramo, ngo bose bapfiramo. Ngireho kubera ari intunga, nabashije kuhagera ntinze. Mageze nahasanze abayobozi nyine bamaze kumukuramo, bahita bamuterura bamushyira mu modoka, duhita tuzamuka. Ubwo bahita bamukomezanya bamujyana kwa muganga, nuko natwe tuguma ahangaha nyine. Ni inkuru yatubabaje cyane, gupfusha abantu babiri icyarimwe. N'umwe yego ntibyashimisha, ariko noneho rwose twababaye cyane. Abatuye aka gace bavuga ko iri damu uretse kuba aba bombi bahatakarije ubuzima, ariko ngo si ubwa mbere, dore ko ngo no mu bihe byashize hari umwana wigeze kwikubitamo, ariko kubw'amahirwe bakamukuramo ntahatakarize ubuzima. Kuri ubu barasaba ko ari bishoboka iri damu barizitira, cyangwa se byaba ngombwa ngo bakanarisiba.
icyahakorerwa bahakorotira neza n'ubundi amazi yabo bakayagaruramo, ariko bakahakorotira neza bagashyiraho n'urugi nyine kugira ngo abana batazajya bajyayo ku buryo bahita bagwamo nanone ugasanga bibaye ikindi kibazo cyane. Ni bariya baguyemo nyine, ariko hari akandi kigeze kugwamo kavamo bagakuramo ari kazima katarapfa, kari kakiri gatoya. Rwose iriya damu njyewe uko nabibonaga nazaga ndi umushyitsi nje kubasura. Iriya damu hari n'umwana wabo wigeze kugwamo, icyo gihe bamukuramo bamujyana kwa muganga, umwana abasha gukira. Ariko rwose iriya damu n'abantu bari kuhagera bari kuvuga ko atari kuriya ziba zikwiye kumera, ntago ikoze ku buryo rwose umwana atagwamo. Rero ndumva byatubabaje cyane bikomeye. Ya damu bibaye ngombwa yasibwa burundu, guhera ejo yasibwa rwose, kuko hari n'ubundi hari umwana w'uyu mugabo waguyemo bamuvanamo ku bw'amahirwe abaho. Bibaye ngombwa rero kubera ko irimo kwica abantu bayisiba, kuko iri inyuma y'urugo ngurunguru, iri hafi y'urugo cyane, yasibwa rwose, nibwo twagira umutekano twumva yavuyeho burundu. Twarihanganye tubyakira gutyo, nuko nta kundi wabigenza, niko Imana iba yabishatse. Ubwo ngubwo wavuguza ikiri bube se, twabyakire gutyo. No kuyikuraho twongere kuyibona, kuko byatubabaje cyane, no kongera kuhabona amazi ni ikibazo gikomeye. Ari ibishoboka rwose damu yavaho ikavaho burundu, kuko iriya damu iratubangamiye cyane nk'abaturage. Iri damu risanzwe ari ry'umuturage utuye muri uyu mudugudu yifashisha mu kubika amazi yo guha amatungo ye. Abajijwe ku kigendanye n'iri damu, abaturage bavuga ko ribabangamiye, aho rimaze gutwara ubuzima bw'abagera kuri 2. Kagabo Richard, umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, uko niko yabigarutseho. Ubundi inama njyanama yari yagenye yuko baredani zose aho ziva zikagera abazikoresha bazizitira ndetse bakanashyiraho n'ubundi burinzi bwihariye, yaba ari uburinzi buburira nko gushyiraho ibyapa cyangwa kuhashyira abanyerondo bashobora kujya gukubira abana kuhagera. Ayo mabwiriza rero yashyizweho kugira ngo yaba ari baredanzi, damushisi z'abantu ku giti cyabo cyangwa iza leta ariko ziguriwe abazikoresha babikore, ndetse n'amabwiriza anashyiraho uburyo bwo guhana ku badashobora kubyubahiriza, harimo no kuba bacibwa amande bitabangamiye n'ibindi bihano bigenwa n'andi mategeko ashobora kuzahanira mu bundi buryo. Ubwo birababaje yuko nubwo amabwiriza yashyizweho, nubwo amabwiriza yamenyekanishijwe mu mirenge yose, ariko abantu birengaho hagomba kuzitirwa ntihazitirwe, hagomba guterwa uburinzi bushyirweho kugeza n'aho dutangira gutakaza ubuzima bw'abaturage, kandi byarashyizweho kugeza nyuma y'uko kubona yuko byatezaga icyo kibazo abantu bagahatakariza ubuzima. Icyo twasaba rero ni uko ba nyir'ibisigaye hirya no hino bazirikana yuko hari ibihano bijyana no kutashyiraho ubwo burinzi. Hanyuma abaturage nabo tukabibutsa yuko mu gihe nk'iki cy'imvura, igihe cy'imvura ubutaka buba bwasomye, ubunyerere buba buri bwinshi, bagomba kwitwararika iyo bagiye gukoresha izo baredanzi mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ari ukuhira imyaka, yaba kuvomamo amazi ku bakeneye kuyatwara hirya y'aho agomba gukoreshwa. Yewe tukongeraho yuko n'abakuru bagomba kuzirikana yuko abana babo batakabaye babareka ngo bajye kuri baredanzi. Niba iyi incident yashoboye guhitana umuntu mukuru ageragezaga kurohora n'umwana we wavuyemo, bivuze yuko nta mpuhwe z'amazi nk'ariya maremare bagira umuntu uwo ari we wese. Bagomba kuzirikana yuko abana babo batakabaye bajya kuvoma ahantu hatari kuri robine
cyangwa kuri za kano badaherekejwe n'umuntu mukuru ugomba kubarinda ibyo bintu. Hejuru yo gusaba yuko ba nyir'ibidamu bongera kubizitira nk'uko amabwiriza bigena, tukamibutsa ababyeyi kutemerera abana babo kujya ku migezi, kuri damu, ku biyaga badafite umuntu ubarinda imikino iyo ari yo yose yakenerwa hafi aho ngaho bigatuma abana baronka. Tuvuye muri uyu mudugudu, imirambo y'abanyakwigendera yatwawe mu buruhukiro mu gihe abaturage bo n'ubundi bategereje ko bayigarura ubundi bakayishyingura. Gusa ni inkuru yashenguye abaturage y'abatuye muri aka gace muri rusange ndetse n'abandi bose bayumvise. Nitwa Umuyange Jean Baptiste mu karere ka Rwamagana.